abantu bavumwe oya ngenda bivuga abantu bibicibwa ufasha umuntu w'umupede uravuze ngo nabe ngo nuza kweri koko ibyo si n'umwaka no kwiteranya n'uwiteka rega mwana tujye twubaha Imana rero ntabwo ushobora kuba wakoze ibintu byiza ngo nurangiza ufata abantu b'imyaku abantu banduye ibyo kuvuga ngo n'abanyarwanda nabo nk'abandi n'abanyarwanda ariko bakora ibidakwiye bitajyanye n'igihugu bitajyanye n'amategeko y'Imana bitajyanye n'amategeko y'umuco nyarwanda abantu bararenzwe basigiye bakora n'ibidakorwa umuntu kurengwa none agakora n'ibintu Imana nayo ubwayo urabyumva ariko iryo jambo umuntu bagacisha n'adacisha ako wowe gasambwira ushinja niki navuze ngo biriya birori gushyiramo umuntu we munsi y'umupede warangiza ugafata abantu b'abarisibiyeni cyangwa abapede agukuramo imyanda niyo wabona agafaranga gakeya ariko kabe kari mu mucyo. Yes, ngayo nguko rero ni super manager rwose yihaye uwitwa KNC n'ikiganiro cyamaze iminota 43 n'amasegonda 24 ku rubuga cyangwa se kuri channel ya YouTube y'uwitwa Gasaro cyangwa se iyo YouTube channel ikaba yitwa Gasaro TV. Hano rero ni ikiganiro gisa nkaho cyabiciye bigacika bitewe nuko amasaha make kimaze kugera views 29 birenga ndetse kikaba gifite comment nyinshi nimbivuga ni comment nyinshi ni comment 302 kandi comment zigikomeje kuba nyinshi cyane kandi muri zo 90% bashyigikiye ibyo super manager ari kuvuga bose bagaya KNC. Ibi ni ibintu biri kugaragaza rero ko ibyo KNC yakoze ku kibuga cy'umupira azare nyine abo bitaba Eric Semuhungu ari kizira kuko bigaragara nyine nkuko abantu benshi bagiye babivuga muri comment. Hano rero hagiye gushya ubundi uyu super manager azwiho kuvuga cyane no gutigisa YouTube cyangwa se social media iyo yagize ikintu avuga, ariko nanone KNC ntago ari umugabo w'imvugwa kamwe cyangwa se w'imvuga rumwe sinzi ukuntu babivuga mu kinyarwanda neza, ariko abantu benshi bategerezanyije amatsiko kumva version ye asubiza uyu mugabo, dore ko kuri version yasubizaga uwitwaga Lorenzo umunyamakuru kuri RBA yari version ikomeye cyane irimo uburakari bwinshi ndetse aho uyu KNC nyine ifurayi wacu yavuga ko agomba no kujya kurega ikinyamakuru RBA ko RBA itakaba ikora ibintu nk'abiriya byo gusebanya kandi ari ikinyamakuru nawe ubwe ngo agira umusanzu kugira ngo kibe kikora akazi kacyo neza. Uyu munsi rero iyi nkuru ya super manager yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri za TikTok ndetse no kuri Instagram ndetse no kuri kuri YouTube nyine veni ndetse no kuri X ikaba yabiciye bigacika rwose. Comment zone nyinshi ariko comment zose nizishyigikiye ibyo super manager avuga. Hari nk'uwitwa ngo I am sorry Rwanda akaba yanditse ngo super manager nubwo wakora icyaha ariko uri umukirisitu sinarizi ko ufite ubumuntu ubugezaho I like you. Uyu rwose ngo akunda yakunze super manager bitewe n'ibyo yavuze. Iyi comment yahise igira like 60 nimwe kugira ngo wumve imbaraga ibi bintu bifite. Ndetse uwitwa nanone urinzwe n'Imana Erdefense 45 yego muri comments za YouTube nyine aravuga ati umva super manager yajyaga aza kuri kamera aje gutwika ariko noneho avuze ibintu biri serious pe umbaye kure n'ukuri. Ubwo n'uvani nkawe yakaba yavuze ati umbaye kure mba nkukoze mu ntoki cyangwa se mba nkuguriye icupa. Super manager big energy nuwitwa Riono niko yavuze yahishashira akantu nyine kapinya bigaragaza ko ashigikiye nyine ibyo super manager ari kuvuga. Undi uturuka witwa Ngabirano Emi
akaba yavuze ngo from Washington utsindiye sub yanjye kandi sinjya mpfa kwitanga mwamagana ikibi. Yes, hano super manager cyangwa se niba yavugaga channel super manager CBC cyangwa se ya Gasaro TV yahise avuga ati sub yanjye nago najyaga mpfa kuyitanga ariko hano ngiye kuyiguha rwose mwamagane ikibi. Iki kibi rero bari gukomeza bavuga nkuko super manager yakomeje abivuga ni ukwamamaza ubutinganyi byabereye kuri stade Amahoro ubwo Gasogi yari iri gukina nyine, aho ibi byose biri gushinzwa KNC Ifurayi wacu akaba ari umunyamakuru akaba ndetse ari n'ikinyamakuru cya Radio 1 ndetse na TV 1 ubwo yatumiye nyine mu birori cyangwa se mu bantu bagombaga gususurutsa bitabiriye uwo mukino. Yatumiyemo n'uwitwa Eric Semuhungu wigize umugore dore ko anabyiyemerera rwose ndetse ari na fieri wabyo. Hanyuma iki kintu rero ni ikintu cyavuzweho byinshi, abantu benshi ngo ntago bumva uburyo mu mupira w'amaguru hakabaye habamo ikintu nka kiriya gisa nkaho ari cyo kwamamaza ubutinganyi. Nibyo rero super manager yaje arwanya yivuye inyuma ndetse n'uburakari bwinshi n'amagambo akakaye cyane yagiye akoresha muri iki kiganiro yagiranye na Gasaro TV, ndetse akaba yibukije KNC mu mvugo ye ni nkaho yamubwiye ati kirabyibagiza gukinga. Yagiye akoresha amagambo menshi ati burya n'Imana niguha niyo watera imbere jya wibuka nyine ko Imana ariyo yagize ikintu iguha maze were kuyisuzuguza, ndetse yagiye avuga rwose ko iki kintu ari kibi agenda atanga n'ingero bamwe mu bayobozi bakomeye b'ibihugu harimo na nyakubahwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse na nyakwigendera Robert Mugabe wahoze ari perezida nyine wa Zimbabwe. Aba bose nyine akari abantu bagiye bamagana ikintu cy'ubutinganyi. Uyu rero yagiye abatangaho ingero nyine abakoresha nk'abahanga isi yose cyangwa se abantu bose bakarebeyeho bakumva imvugo zabo nabo bakahaguruka bakarwanya ubutinganyi. Ni ibintu rero byakomeje bibica bigacika kuri social media, aho bigaragara ko rwose KNC hano abantu bamwihaye bari kumwamaganira kuri, ndetse n'uyu nguyu Eric Semungu. Bamwe bati ni gute abana bazagaruka kuri stade habera ibi bintu ntago byagakwiye ku mupira w'amaguru. Ibi bintu nibyo muri za night club, ntago ari byo ku kibuga cy'umupira aho ababyeyi bazana n'abana babo kureba umupira. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa aho ndetse bamwe batatinye no kuvuga ko ari nabyo byateye umwaku. Nubwo ntemera umwaku kubaho ariko benshi niko babivuga, hari nabizera umwaku of course, bavuga ko nyine iyi Gasogi ibi by'ubutinganyi ari nabyo byayiteye umwaku ntitsinde. Ni byinshi byagiye bivugwa. Ni foto y'umunsi rero mbafitiye nkuko mu biganiro byacu bya buri munsi nzajya mbereka ifoto y'umunsi. Ntago ndi bujye kure n'ubundi yiyi nkuru, ndabereka ifoto ya Eric Semuhungu ari kubyina rwose, ari kumansura imbyino zitavuzweho rumwe n'abantu benshi kuri social media ndetse no kubitabiriye umukino wa Gasogi. Murebe iyo foto, umwana wawe w'imyaka iri munsi ya 15 ari kuyireba. Izo ni imbyino zari ziri kubera kuri stade, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ariko hano ntago nje kuvuga cyangwa se kujajinga, ahubwo nje kubereka ngo iyi foto niyo iri kubica bigacika mu ifoto zose za Eric Semungu za fotowe kuri stade Amahoro. Ndetse uyu munsi ni foto yiriwe nanone itrendinga cyane, iri postingwa cyane. Bamwe bavuga ati ese ibi bintu birakwiye. Ifoto nanjye navuze ndeka nyizane nyereke abakunzi ba Kigali CNN mutubwire ese ibintu nk'ibi birakwiye ku kibuga cy'umupira. Yego, ufite uko ubyumva, ufite comment ushobora gutanga, nawe ufite uburyo wumva ikintu cyitwa ubutinganyi, sura bushyigikiye cyangwa se wenda uri mu baburwanya. Dropping your comment maze dukomeze twubake igihugu cyacu, kandi igihugu cyacu gifite ahazaza. Ni byinshi cyane rero byiriwe bivugwa aho ndi kubategurira
overall daily recap y'uyu munsi. Uyu munsi nuko narivuze ntireka mbanze mbacangemo aka kantu ka super manager ari kugaya rwose KNC, maze rero tuze kongera kubana mu nkuru yacu y'umugoroba w'uyu munsi. Ni Kigali CNN, nkwibutse gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi. Ciao ciao.